Yes, mbaha ikaze mwese mukurikirana Zeyipafo TV. Muri uyu mwanya rero reka tubabwire ku makuru ari kuvugwa ku itandukana rya Miss Muyango ndetse na Kimenyi Yves, aho uyu munsi biri kuvugwa ko baje kuba berekeza hari mu rukiko rwa hariya Kibagabaga, aho bagiye kugira gutya bakajya kuburana ku bigendanye n'itandukana ryabo, aho barimo batandukana nyuma yuko hari hagiye havugwa ibintu byinshi byavugaga ko bashaka kuba abangaba baratandukanye, dore ko bakomezaga bamwe kugenda babihakana bavuga ko abashaka kuba ari ukubaharabika ko nta watandukanye n'undi, abandi bakemeza ko nyamara batakibana, ariko bije gushyirwaho akadomo ubwo byavuzwe ko aba bombi baje kuba baburana mu rubanza rwabaye mu muhezo ku bigendanye n'itandukana ryabo, aho bari kuburana ku bigendanye na gatanya hagati y'aba bombi. Reka nkwibutse rero ko aba bombi baje kuba batangira gukundana batarabana mu mwaka w'2019 ubwo Miss Muyango Claudine yaravuye muri Miss Rwanda, aho ndetse yaje gukuramo n'ikamba rya Miss Photogenic, aho uyu nguyu yaje kuba aba umumisi cyangwa se umukobwa uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda yo muri 2019. Iki gihe rero bakimara kugira gutya akiva muri Miss Rwanda, ubwo bakiva muri Miss Rwanda batangiye gusa nkaho bakundana, bitangira kugaragara ubwo Muyango Claudine yateguraga anniversaire cyangwa se isabukuru ya Kimenyi Yves, abo wa mbere mu bateguye isabukuru iyo kwifuriza Kimenyi Yves kugikomeza kugubwa neza. Icyo gihe rero nibwo bagize gutya batangira kugaragaza ko bakundanye. Ahagana rero muri Kanama bikaba bivugwa ko muri Kanama 2019 nibwo urukundo rw'aba bombi bivugwa ko rwaje kuba rutangira. Noneho tariki rero 28 z'ukwezi kwa kabiri mu 2021 aza kugira gutya uyu Kimenyi Yves atera ivi Muyango Claudine, aza kumwambika impeta amusezeranya ko rwose bagomba kuzabana karamata, nubwo bitakunze kugeza ubu ngubu bakaba barimo batandukana cyangwa se baburana ku bigendanye na gatanya hagati y'aba bombi. Baje kugira gutya rero bamara igihe babana nkuko bivugwa mu gihe kigera ku myaka 4, ntawo uragira gutya ngo asezerane n'undi yaba mu mategeko cyangwa se imbere y'Imana. Nyuma y'imyaka 4 nibwo biyemeje kukuba bagira gutya bakagira amasezerano yo kubana bakora, bagira gutya baza gusezerana mu murenge rero baje gusezeranira hariya mu murenge wa Nyarugenge, akaba ariho bagize gutya ibiro by'umurenge bya Nyarugenge birabakira bisezeranya aba bombi basezerana kuzabana nk'umugabo n'umugore. Mbere yuko rero tugera ku bukwe bwabo, banza wumve ubwo bari mu bukwe, wumve ijambo Kimenyi Yves yaje kuba avuga mu bukwe bwabo, avuga ku bigendanye n'uyu mugore we bari bamaze kuba basezerana imbere y'Imana. N'umuhango wabereye aho bita Romantic Garden, ni hariya ku Gisozi, abantu murahazi. Reka banza wumva ahangaha. Umugore mwiza yitayeho uko ndi nuko ntabwo nshobora guhanga amaso kubaho kwanjye n'ingaruka z'ubuzima bwanjye n'abafite. Urapfunditse nk'uruhu rwanjye kandi nkeneye gukinirwa cyane ubugingo bwanjye, bityo ndashaka ko uba iminsi yose y'ubuzima bwanjye n'ingaruka cyane. Haleluya, amen. Ngire ngo urahumvishe, no kuvuga ngo ahangaha ni Kimenyi Yves mu magambo yaje kwivugira ubwo yari arimo abarangije arimo asezerana cyangwa se amaje kwambika impeta Muyango Claudine. Ubukwe bwo gusezerana imbere y'Imana akaba ari umuhango wabereye hariya muri Romantic Garden, akaba ari
ahantu habera ibigendanye n'ubukwe cyangwa se n'ibirori ibyo ari byo byose washaka kuhakorera, akaba ari byo ukunda kuhabera ibigendanye n'ubukwe, akaba ari naho habereye ndetse n'umuhango wo gusaba no gukwa, ndetse haza no kuba abatumiwe cyangwa se abatashye ubukwe akaba ari naho baje kuba bakirirwa hariya Romantic Garden. Ndagira ngo nkubwire ngo ubu bukwe bukaba hashize imyaka igera kuri 2 n'amezi 7 n'iminsi igera ku 10 bubaye, akaribwo bari bageze gutya bagasezerana, akaribwo rwose bageze gutya bakemeza kubana, ariko ibi ngibi bikaba byaje kurangira aba bombi batandukanye cyangwa se barimo baburana cyangwa se basaba uburyo batandukanywa. Ni mu gihe aya masezerano baje gusinya nakubwira ko yaramaze imyaka igera kuri 2 n'amezi 7. Ikintu ushobora kwibaza rero ni ukuntu abantu bari barabanye mbere imyaka igera kuri 4 nta kibazo bigeze bagirana, ariko nyuma yaho bamajije kuba bagira gutya bagasezerana bakajya mu murenge bakiyemeza kuba babana nk'umugabo n'umugore bakabisinyira, ndetse hakabaho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibi byose byaje kurangira nyuma y'imyaka 2 n'amezi 7, bakaba ubu ngubu barimo baburana ku gutandukana, nyamara hari imyaka 4 yashize batarasezeranye, bakaba bo barayibanyemo nta kibazo bafitanye. Nyuma yuko basezeranye rero nurumva ko nibwo nabo ikibatandukanya nibwo cyaje kuba kigaragara. Ni ibintu rero byari byagiye bivugwa benshi, ndetse bakavugwaho ko kubivuga ari nko guharabika uyu muryango cyangwa se gusa nkaho ari ukuvuga inkuru z'ibihuha zidafite ishingiro, ariko koko ubu ngubu bikaba bisa nkaho biri kugaragara ko umubano wabo koko utari umeze neza. Byumvikane ko muri ya myaka 2 n'iminsi n'amezi agera kuri 7 bigaragare ko nayo itigeze igera, kuko ushyizemo igihe batangire kuvuga inkuru itandukana ry'aba ngaba, biragaragara ko iyo myaka 2 n'amezi 7 itarimo, aho gushaka gusanga ari nk'imyaka 2 gutyo. Ntago y'amezi akariyo mezi bamaze basa nkaho bavugwaho gutandukana, nubwo nta mategeko yari yarigeze yubahirizwa mu bigendanye no kubatandukanya aba bombi. Ikintu nakubwira rero nuko uyu munsi aribwo bageze gutya bajya kuburana hariya mu rukiko rwa Kibagabaga, akaba ariho baje kuba bajya kuburanira kugira ngo babe baburana ku bigendanye na gatanya hagati y'aba bombi. Ni urubanza rero rwabaye mu muhezo. Murabizi ko imanza cyane imanza mbonezamubano zikunda kuba mu muhezo bitewe nuko aba ari ubuzima bwabo bwite, butagomba kujya ku karubanda cyangwa se kujya mu bantu bose ngo baze bumve ibigendanye n'ibibatangije cyangwa se n'ibitumye batana. Aba bose rero bakaba baje kuba bifatira umwanzuro wo kuba batandukana, akaba ariyo mpamvu barimo baburana ku bigendanye na gatanya. Ni mu gihe Muyango we akomeje kugenda yerekana imodoka nziza agenda agura, bigaragare ko aba agenda yerekana ko rwose akomeje kugenda we yiteza imbere. Gusa icyo tutaramenya, ntago turamenya muri bo waba yaratanze ikirego mu rukiko yaka gatanya hagati y'aba bombi, yaba ari Kimenyi Yves cyangwa se Muyango Claudine. Ikintu nakwibutsa rero nuko Muyango Claudine yabaye Miss Photogenic muri Miss Rwanda 2019. Ikindi nkaba nakubwira ko uyu Kimenyi Yves nawe yaje kuba aba umukinnyi wakiniye amakipe atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aba bose rero bakaba baragiye bagira ibihe byiza byabo. Nka Muyango kiva muri Miss Rwanda yagiye yamamariza amakampani akomeye cyane nk'amatekino ndetse n'andi atandukanye, mu gihe Yves nawe yabaga arimo agenda akora ibiraka bigiye bitandukanye ndetse akinira n'amakipe agiye atandukanye. Reka dutegereze rero turebe imyanzuro izava muri uku kuburana gatanya hagati y'aba bombi. Ubwo nabyo nitubimenya tuzabibabwira. Aya kariyo makuru yavugwaga ku itandukana rya Kimenyi Yves wahoze ari umugore cyangwa se n'umugore we Muyango Claudine. Mwakoze kwana natwe, kora subscribe, comment, share na like, undi tujye twibanda amakuru ndetse ibiganiro bagera hano kuri Zeypa 4 TV.